munsobanurire rwose ndabivuga uri hano twese twahuriye hano ntabwo ari uguhura gusa ngo twizihirwe turirimbe tugere duce ibyo bikwiriye kuba kuririmba kunezerwa kugira ibyo ni byiza ntawe utabishaka ariko iyo byageze ku kazi iyo byageze ku nyungu za buri muntu wese ya buri munyarwanda z'igihugu bigenda gute intego dukwiriye kuba tugeraho tuzigeraho dute kuki tutazigeraho Minisita wa infrastructure ibintu bamaze iminsi bambwira by'amazu inkuta zigwa ibintu byarabitebuka bishica abantu biterwa n'iki bibwira ko ari iki hari n'ibya vuba aha by'amazu mwubakiye abantu yarakwiye kuba yarwaho abantu bakagenda bakayamurika ngo twubatse amazu y'abantu bakwiriye kuba babamo yarangiza akabagwa hejuru haba habaye iki biriho cyangwa ntibiriho urabizi hari ibyo uzi ibya vuba ibeni cyangwa ntabyo hari ibiherutse kuba nyakubahwa perezida wa repubulika mbwira muri make amateka yabyo impamvu bibona kubereye ni umudugudu wa Kinyinya bita umudugudu bakunda kwita umudugudu w'urukumbuzi awubatswe mu 2015 wubakwa n'umuntu bita Sabimana Jean bakunda kwita Dubai uwo mudugudu ngira ngo hashize mu cyumweru gishize ku wa 4 cyangwa ku wa 3 mu mvura yaguye hari imvura yaguye usenya annexes cyangwa amazu yarafatanye n'andi ariko investigation ziri gukorwa zagaragaje yuko amazu yubatswe yarakoreshejwe nta standard zari zubahirijwe cyangwa se building code enforcement ikindi cyari kimaze kugaragara cyo nuko bakoresheje poor materials okay rero reka twumvikane birabaye gutyo birinda kuba bigahera bigitangira bikarinda birangira n'abantu bakabijyamo gute hagati aho inzego ziba zirihe zose zarizo zose bireba ubu ni ukuvuga ngo umuntu wese ushatse yikorera ibyo yishakiye ni bya bindi navugaga mu nyungu ze agapfunyikira abantu amazi nuko bakigendera ejo bikagera bityo bikagwa hejuru y'abantu biri hagati yacu y'abayobozi guhera hasi kugera hejuru kuki bibaho bishoboka bite Your Excellency ni ibyo mwarimu mutwigisha ni ya mikoranire inzego zigiye zitandukanye ari urwego rushinzwe kurebera enforcement ya building code urwego rushinzwe inspection ahise bivuye muri inspection bamaze kubona yuko habayemo puwa cyangwa se batubahirije ibyasabwe hakozwe ko kugira ngo uwo muntu ahagarikwe cyangwa se uwo muntu abiryozwe cyangwa se wamuhaye muri icyo gihe bimaze kugaragara akamuha occupation permit kugira ngo ayo mazu ajyemwo aturwemo n'abantu urwego rwamuhaye occupation permit yo rwayimuhaye rukurikije iki kandi ibyo bintu byose byaragaragaraga precisely ari bimaze imyaka nabyo myinshi nimwe akakubwira uyu muntu ubwo rega nabyo bigashaka yubatse ahantu hatariho ubwo ni urundi rugero ndetse akubaka inzu akayirangiza
ariko ubwo muba muri abantu bazima cyangwa bakoresha ukuri koko. Umuntu yubatse inzu ahantu hatariho, amaze imyaka 2 ayubaka, arayirangiza, ntawe urabona ngo uyu muntu aho yubaka ntabwo hakwiriye kuba hubakwa. Mumbwire ukuntu bishoboka, mumbwire impamvu bitubamo. Your Excellency, ukurikije uko inzego zubatse ubundi ntabwo byakakwiye kugera kuri urwo rugero. Hari aho yubaka nk'uko mwabivugaga Your Excellency, hari inzego zihari, hari inspection team ziri mu murenge, hari ziri mu kagari, hari ziri ku rwego rw'umujyi. Nibyo nshaka kumva rero, ntabwo mbyumva ye. Mwe murabyumva ni munsobanurire. Abari hano mwese n'abari hejuru ufashaka kugira ngo ambwire, ndashaka kubimenya. Nimwe bibamo, nimumbwire bishoboka bite, bye simbyumva. Kuzaba ari wowe uvuga uti ibi bintu byabaye sibyo, ntabwo byari bikwiye kuba byarabaye, nibyo ko ubivuga, ariko bimaze imyaka 2, ibikorwa bimaze imyaka 2. Umuntu yaratangiye amara imyaka 2 arangije ibyo yakoraga, hanyuma uravuze uti iyi nzu aho yubatse ntabwo ikwiriye kuba ihari. Habaye iki mu myaka 2? Habaye iki ku buryo utayibonye ngo uwo muntu ahagarikwe? Habaye iki? Mwese muba muhari nyine, inzego zose ziba zihari guhera hasi kugera hejuru. Nimumbwire ikiba cyabaye kugira ngo bigende gutyo. Tujye tumenya ikibazo kinaremereye, kimaze imyaka 2, tubwirwe nuko kisha abantu cyangwa havuyemo ikindi kibazo nacyo kiremereye. Nimumbwire ukuntu bitubamo tukabyemera, akaba ariko tubaye gusa. Mwarangiza mukajya mu mahugurwa, n'ejo mukazayasubiramo, ariko iki kibazo mukabana nacyo. Musobanurire. Ndetse n'ibyabaye mbere byaguye byisha abantu ntibituviremo isomo, ahubwo mu yindi myaka bikongera bikaba. Turaha. Your Excellency, biragarukira kuri cya kibazo cy'imikoranire na cya kibazo cyo guhishira no kudatanga amakuru ku gihe. Hanyuma tubaye ingwate z'ibyo ngibyo. Twibere dutyo rero, twibereho dutyo, tubyemere. None amaherezo azaba yahe? Your Excellency, no guhinduka no gufata responsibility, ariko nanone gute se muzajya mu kiliziya musenge, hari icyuma umuntu yabanyuzamo, hari urukingo, hari nimungire inama. Hari umugezi twabajyanamo tukabajandikamo, hari bamwe babatizwa babajandika mu mazi. Ni uwuhe mugezi twabatwaramo? Rwose niteguye kubaherekeza nkirwa mbajandika muri uwo mugezi. Nimumbwire ni uwuhe? Kuko tuve mu bintu bya theory by'amagambo gusa, tugomba kujya mu bikorwa, kuko ntabwo twabana. Muremera ko tudakwiye kuba nabyo dutyo, kandi nibyo, ariko tukananirwa gutera indi ntambwe ngo tuvuge ngo bizakemuka bitya, ko bimaze imyaka, bimaze igihe.
Your Excellency ngenda bibonamo ibintu bitatu. Ikintu cya mbere nuko hari aho tugera tukaba ntibindeba, umuntu akavuga ati ndabiharira inspector kanaka niwe ubishinzwe, ubwo akabyihorera kandi wenda biri kubaka iruhande rw'akagari akabicaho, ni umuyobozi w'akarere, ni umuyobozi wo muri minisiteri runaka, akabica akabireka birabazwa kanaka. Ikindi cya kabiri mbona Your Excellency ni guhishira, kuko ibyo biba byavuye muri za inspection cyangwa biba byavuye muri izo raporo ziba zakozwe. Urebye nk'iyo case yo mu 2015 hari aho byagaragaye yuko hari inspection yari yakozwe yari yamubwiye yuko yakoresheje poor material, especially steel bar yakoreshaga muri reinforcement muri concrete. Ibyo ngibyo bikagaragara, ariko nyuma bigahishirwa, abantu bagakomeza bakamureka bakubaka. Ari nabwo haza kuvaho cya kintu cyo kuvuga ati ibyo byagaragaye, ariko wa muntu ibyo bimaze kugaragara wabibonye yabihishiriye cyane batabihishiriye, hari urwego yabigejejeho, urwo rwego ntirwafashe imyanzuro. Your Excellency kugeza kuri rwa rwego ya mazu bageraho bakamuha occupation permit jya gukorera muri ya mazu, kandi cya kibazo cyagaragaye. Nibyo ariko rwose ibyo uvuga nibyo, ariko hari icyo ngishaka kumva ntaramwumva. Ariko hari ikindi nkeka, ntabwo nari nzi ko Abanyarwanda ari uko duteye. Ubundi nari nzi ko Abanyarwanda banga umugayo, Abanyarwanda hari ikintu mu rurimi rw'amahanga bita kuba spineless. Spineless mu Kinyarwanda umuntu yabigira ati n'abantu bari aho batagira innocence, batagira n'umutima ushobora kwanga ikintu ngo uvuge ntabwo icyo gishoboka ndacyanze. Ibintu biri aho bihora bimeze nk'iki, mbese icyondo biri aho bifobagana bitageramo akantu gakomeye wumva muri aho. Icyo mbivugira, hari ugutinya kubwira umuntu ko akora nabi kubera ko bifitemo inyungu, ariko hari no gutinya kumubwira gusa kubera ko utinya. Ntiwabwira umuntu, ntiwamureba mu maso ngo umubwire. Nicyo mvuga, ni ikintu kiri aho gifobagana, kiri aho. Abanyarwanda muri aho ni ibintu kuba ndi umwe muri mwebwe birambabaza. Kubaho utyo gusa uri aho, mukuru muto, nta muntu uhangara ikibi ngo cyangwa ukora ikibi ngo umubwire ati ntabwo ari byo koko. Ubu ni uko mumeze muri ibintu biri aho bitagira icyo byanga, bitagira icyo bikunze kizima, bikaba ibintu bijyana, amazi akaza akagutembana akagutwara ukagendera hejuru ukarinda aho kuroha ukaba wanapfa. Ubu ni uko mumeze mwebwe mwese muri hano abayobozi, guhera ku muto kugeza ku mukuru, n'igihugu cyanyu ubu ni uko kimeze. Muri abantu bakwicara mu cyondo ntumenye ko ari n'icyondo, ukavuga ngo ntakivamo, ntajyahagurukamo, kikababara kikagira agahinda, ukibera mu cyondo. Nuko mumeze. Ibyo uvuga nuko bimeze.
ibintu umuntu akora ikibi mukireba mukagiherekeza ninde yitwa nde Kayihura ni Kayihura bavuze ngo yitwa nde azwi ku izina cyane rya Dubai ariko izina rye ni niba ntibeshye neza Your Excellency yitwa Nsabimana Jean. Yitwa nde? Azwi ku izina rya Dubai ariko Dubai umuntu yitwa Dubai yitwa Nsabimana Jean. akabakora n'ibyo mukajyaho hakabura umubwira ati wewe ubu muri ibintu bifobagana gutyo mwese society kamere ityo umuntu akaza akabakorana ibibica cyangwa ibyica abanyuga kuko ibyo uvuga wenda hari ubwo wowe utabyitaho kubera ko byahitanye abandi ariko bikugezeho bigahitana abawe nabwo wakomeza kandi nabo bizabageraho iyo byabaye umuco ntawe bitageraho ubwo bizagera kuri mwe namwe bibahitanira abantu kubera ko Dubai ntawamuvugaho ariko inshingano mufite mwafashe iziki wagiye Dubai akaguha akazi ugakorana nawe ukaba umukozi we muri abantu ubwo rega n'ubwo byarabaye muzi n'icyabiteye muzi n'uwabiteye ariko nta n'utinyuka kuba yamuvuga ngo amubwire ati wowe rega ufite icyaha hano ashwi ubwo na minisitiri ubwo ntabwo uzavuga kuri Dubai kandi ni wowe uyitubwiye ibyo ni wowe ubizi ni wowe ubitubwiye ariko nawe kugira ngo uzavuge uti umuntu witwa Dubai yakoze icyaha ngo anakurikiranwe babimubaza ashwi nawe ubwo uzicecekera muri abantu yicarire nta kindi nakora. Thank you, Excellency. Ariko ubwo murumva uko mumeze murumva uko muteye